Ça qui est tombé. Vraiment ça qui est tombé déjà. Okay. N'undi munsi n'andi mahirwe byose biracyashoboka mu buzima. Icyambere kiriho kinakomeye gishimishije nuko wabyutse bigakunda ukagenda bikemera, kuko hari abandi uyu munsi babyutse bafite challenge mu buzima, ariko namwe ufite challenge cyo nababwira ni kimwe gusa, ni wihebe ejo n'umunsi uzacya. Iyi ni EM TV show kufatanya na iyi ni AM TV show kufatanya na Gasabo News 24, ya gahunda y'amakuru twabasezeranyije ni buri munsi kuva kwa mbere kwa gatanu muzajya n'amakuru atandukanye avugwa hirya no hino ku isi, ariko cyane tukibanda mu bihugu bigize ibiyaga bigari. Reka mwikaze rero mu makuru yacu yo kuri uyu munsi. Inge mujye kwana muri aya makuru mura kuri kamera zanyu, nitwa Etienne Besa niwe munyamakuru mugenzi wanjye ko bisanzwe Ephraim Sabwa. Kuri uyu munsi dufite n'umutumirwa njya ngo nawe atangire atwibwira. Ngiye nitwa Baraho Jean Claude. Baraho Jean Claude, amakuru yawe? Amakuru ni meza cyane. Tugoye ikaze kuri AM TV show na Gasabo News 24. Hari amakuru ari kuvugwa, twifuje ko uyu munsi tubana nayo kugira ngo tuganire. Ukurikirana bya hafi amakuru yo mu biyaga bigari, amakuru avugwa ku Burundi, u Rwanda ndetse na Kongo. Cyane ukurikirana amakuru ajyanye no muri Kongo. Twifuje ko tubana ku uyu munsi kugira ngo n'abakunzi bacu tubagezeho byinshi kuri iyi ntambara iri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru agezweho nuko nyuma yo tugejeje ko M23 yafashe ibice bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, birimo Minova na Bweramana n'ibindi bice bitandukanye. Inkuru igezweho ubu M23 irabarizwa Isake FM. Yego nibyo koko, ahagana mu masaa 11 za mu gitondo nibwo amakuru yatangiye kumenyekana avuga ko umutwe wa M23 umaze gufata umujyi wa Sake. Mukuri navuga ko ari inkuru nziza ku bakunzi ba M23, ariko kandi ikaba ari inkuru ibabaje ku bakunzi ba leta ya Kongo cyangwa se ku bakunzi ba FARDC. Ntabwo byoroshye rero kugira ngo mu by'ukuri ni intambara ubona ko itoroshye muvandimwe Besa kuko uko bukeye twumva ko hari agace runaka kafashwe, bwaca twumva ko hari akandi kafashwe. Umujyi wa Sake ni umujyi ukomeye, navuga ko mu by'ukuri kuba wafashwe uyu munsi ari intambwe ikomeye kandi ishimishije kuri bariya bagabo ba M23. Umujyi wa Sake ni umujyi ukomeye uzanafasha byoroshye M23 kwinjira muri Goma. Siwamesa kama ikamata. Naona kimbie. Wapi. Ça qui est tombé. Vraiment ça qui est tombé déjà. Hapa tunaenda tunaacha Sake. Tunaacha Sake na bakia. Unatawa soda. Wale wanalunguza. Wanalunguza bibi. Gusa nkuko bigaragara kuri map, ibice M23 imaze kwigarurira, urebye Goma irasa nkaho irimo hagati bwana Claude. Goma isa nayi hagati, nta minsi iri myinshi iri imbere. Umuntu utekereza neza, umuntu ureba kure yavuga ko Goma ishobora kuzaba ikiri mu maboko y'ingabo za leta, kuko iyo witegereje ahantu hose hakikije Goma harafashwe. Iyo Sake iri muri metero 30. Ibumoso bwa Goma hari Kivu. Ahandi hose ni muri cya kibaya cyerekera ku birunga, niho Nyiragongo ni imirwano ihagaze. Sake kuba yafashwe ni ukuvuga ngo Goma irimo hagati. Ubwo rero ni ukumenya neza ese M23 yashaka gufata umujyi wa Goma ubu ngubu yihuta cyangwa izakomeza ibareke bagume bari mu mujyi hariya. Abasirikare bose niho bahungiye.
aba basirikare bakomakomeye nkuko byagiye bicaracara ku mbuga nkoranyambaga, FM byagaragaye ko abasirikare bahunze nabwo babangiye amaguru ingata, birutse kibuno nta maguru. Mukuri nawe ari wowe wabigenza ute? Ntiwayabangira. ni ukuvuga mu by'ukuri ubu ngubu ugiye nibwo ntangiye kubona strategy z'intambara cyangwa strategy z'intambara, kubera ko nimba ubu ngubu umujyi wa Sake wafashwe, iriya migi ya za Bweramana na za Minova ikaba yarafashwe, akaba hasigaye Goma ko iri hagati. Ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu aka kanya ka none wenda tugarutse kuri iyo nkuru, ni ukuvuga ko abasirikari bari muri uriya mujyi wa Goma ba FARDC ntabwo baryama, nta nubwo bahumbye, kubera ko byanga byakunda uko bimeze bashatse. Njye nibaza ko umunsi M23 izavuga ngo reka ijye kurwanira hariya muri uriya mujyi wa Goma, ntabwo bazirirwa barwana, ntabwo baziri. Nibwira ko ingabo za Congo FARDC bazahita bikuramo, kuko nta kindi kintu kibakingiye. Urumva ahantu hose M23 iriya misozi irayigose, nta bwinyagamburiro. Wenda bitewe n'uburyo ngiye mbibonamo bwana Ephraim na Claude, nuko ukurikije uburyo bigaragara ku ikarita ya map ibi bice M23 bamaze kwigarurira, ukareba naho Goma iherereye, nkeka ko hariya nta ntambara izahagaragara ikomeye nk'intambara M23 bizemo ibice bigaruye. Nibyo navugaga. Reka muvandimwe nawe cy'umuntu yatekereza, nawe uri umusirikare ukaba warwaniye muri ya misozi yose hejuru ya za Sake, ukaba warwaniye za Rucuru, ukaba warwaniye aho hose za Minova, ukagenda usubira inyuma uhunga usiga ibikoresho, imbunda zikomeye izo zidabashe kwikorera wazihasize, ugera mu mujyi noneho n'abaturage zira miliyoni zingahe z'abaturage b'abanyamujyi, harimo miliyoni enye muri Goma, abaturage b'abanyamujyi barimo kuzomera ko wahunze urugamba, nta ngufu usigaranye. Psychologiquement nta hantu uhagaze, psychologiquement mu gisirikare uba watsinzwe. None ukareba n'ahantu uzavana ramforo, n'ahantu uzavana ravitaillement ukahabura, aho ngaho ntago morale mbega ntago bikiri hejuru. Ubushize besa wenda ngiye kuba wenda navuga kuri iyi ntambara nanone. Ubushize murazi ko Perezida Felix Kilombo hari impinduka yakoze mu gisirikare kugira ngo arebe ko hari cyagaragara, ko hari change yagaragara mu bijyanye n'iyi ntambara. Nibwo yahinduye abasirikari, azana Lieutenant General Pacifique Masunzu, amuzana muri biriya bice bya Goma, ari we mbese uyoboye iriya ntambara kariya karere kose, ndetse Nord Kivu na Sud Kivu ndetse n'iriya za Ntuza. Aho hose bahazana uriya mugabo ngo ari we bibwira ko ari we ushoboye urugamba. Ariko nibaza ko urabibona ute muvandi? Hari impinduka byatanze. Utagukunda sinzi ukuntu mu Kinyarwanda bavuga ngo utagukunda ngo akazi kamunaniye. None se Masunzu yaraje asanga ibintu byarapfuye byose, abasirikare ntibahembwa, nta garuriro, abarundi barimo barahunga, abandi abazarendo n'abajura, ibice binini byarafashwe. Masunzu uramuzanye umuteretse, numva ngo Kasere Jenazi ziri Kisangani, nta n'abakomandazi afite bamuhagararira ku rugamba. Erega kuba umuyobozi w'urugamba ni ukuba ufite n'abantu wakizera bashobora kuguhagararira, baba chef de bataillon, baba chef de compagnie, bafite morale. Abo bantu bose guhera kera ngo babona amafaranga bakayirira. Umusirikare muto nta mafaranga amugeraho, hamwe na rasiyo biba byabaye ikibazo ku rugamba. Abazarendo n'abajura bo barihemba, basahura abaturage, ubwo buryo bihembamo. Ukareba ugasanga Masunzu bamuhaye akazi atazashobora, nawe arabizi. Nawe ushize ajya gukora remise na mugenzi we, yavuze ko iriya ntambara ari intambara itoroshye, ari intambara ikomeye, atariko ati hamwe n'Imana nta kidashoboka, niko yavuze. Ariko nibaza ko nawe aho atangiye kugerageza, ndibaza ko
ahubwo kera nawe buracageze Kinshasa yasubiye Kinshasa nawe azazingira amaguru ingata azayabangira ingata nuko yabangira ingata suko yazingira ingata nk'ubu ejo twumvishe ko ngo yari ari Bukavu ubwo akihagera yahise ahura n'ibihumbi by'abarundi bahunze za Minova na Bweramana ubwo se ngo yaragiye kubabwira ngo kuki bahunze urugamba bakuyemo akabukarimo bamubwira ko nimba abakongomani bahunze abarundi atari basigara bari kurwana bose cyari cyane ko batanarwana igihugu cyabo ntibaheruka no guhembwa abarundi bo ngo bamaze amezi 7 badahembwa inzara yarabishe nta morali bari ku rugamba barasize imiryango za Bujumbura ngira ngo ubushize dusa n'ababikomojeho mbese tuvuga ko abarundi je pense ko bavuze ko nta mpamvu yo gukomeza gupfira muri Kongo atari iwabo igihugu kitari cyabo batese niye mpamvu mu byukuri iri gutuma turarwanira iki muri intambara turarwanira iki kubumvikana ni gute perezida wa yavuga ngo ajya kurwana muri kiriya gihugu atagusobanuriye neza uko bimeze ahantu ugiye kurwana ntago hazi none urimo urarwana n'abantu bahavukiye bahamuriye bahazi none n'aya mafaranga perezida wabona wowe ntuyaboneho ntabwo kugeraho wowe ntago kugeraho nta bikoresho bagwa uziko abarundi bava i Burundi nta mbunda bafite abarundi bava i Burundi ngo bazabonera imbunda muri Kongo hari nandi makuru mvishe ko ahubwo bari aboherezwa muri Kongo bashaka kuba atari n'abasirikari ngo n'abantu president Ndayishimiye avana muri gereza zitandukanye ziri mu Burundi bakambuka cyangwa nimbonera kure yaragiye afata imbonera kure zose zaba abasore babirwaga babuze icyo bakora arabwira ati muze mu gisirikare nababoneye akazi mujye kurwana muri Kongo ariko wakibaza ahantu bazahera barwana ahantu hatari iwabo nta bikoresho bafite nawe rwose uri umuntu utekereza abona ko uri hano uruca abana bari nta kintu bazageraho buri wese arimo arahunga muri biriya bice kuberamo intambara amakuru tugeraho nuko byagaragaye ku kigo cy'indege cya Goma bamwe mu bayobozi bakomakomeye muri izi ntara ebyiri ndetse n'abagwizatunga babandi bafite amafaranga ngo barimo barurira indege bahunga bava muri bice by'intambara kandi icyo twabwira ko nuko aba bantu bari guhunga nibo bagira uruhare mu gusensibiliza politike y'urwango bashishikariza abakongomani kwanga abakongomani bagenzi babo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kigaragara cyo cyamaze no gutangazwa kuri za Kivu Post n'ahandi hose baravuga ko nka General Chirumwami we iri muri guverinora ye yayimuriye Beni urumva yifatiye indege n'abakozi we n'ibyaha ashoboye gufata muri biro ye abagiye Beni kuko abona ko bishoboka ko umunsi umwe bazamugotera hariya akabura uburyo avamo ibaza General yafashwe rero nawe yari ibitangaza yatayoboka M23 no se M23 ko babwira ngo aho kugira ngo birukanke bashaka kugaruka bakabajoininga bakajoin isiga cya M23 ngo bagafatanya kurwanya itegeko bwa ahubwo ngiye ni nama natanga tukira aho ngaho aba basirikari ba FARDC abafite ubwenge cyangwa se abumva ko badakomeza gupfira ubusa navuga ko bakwigira inama yo kujoininga cyane rwose kuko ruto naguha ejo hari umukapitene w'kompanyi bafatiwe Bweramana ubu bananiwe guhunga cyangwa bashobora kuba barabakatinze bakabafata amatekwa ariko yamanitse amaboko amaze kuyamanika umukoloneli wari wakoze inama n'abaturage yahise ahamagara uwo mukapitene n'abasirikare be abwira abaturage uyu ntimureba yayamanitse kandi nta kindi kintu turi umukoreshe ni umusirikare w'igihugu naze dufatanye dukomeze urugamba rwo kubohora igihugu rero umuntu murwaniye amaze kukwereka ibyo bintu yuko nagufata atazakwica ahubwo azagusaba mugakomezanya urugamba wamuyoboka hagati aho ngaho besa nagira ngo wenda duhamagare mugenzi wacu dukunze kwifashisha Karoti turagira ngo tubwire amwe mu makuru nk'uko twabisezeranye arebana nuko urugamba rwifashe kuri uyu munsi wa none hari amavideo nagiye mbona unyoherereza ndagira ngo noneho utubwire ese kuri ubu ngubu ibintu bimeze gute situation yifashe gute hagati ya M23 ndetse na Wazalendo bafatanyije na FARDC watubwira uko byifasha aho ngaho
bari bafashe Sake barigiramo nyine umva fandese ndabasirikare gira n'ababandi biruka kumwe n'abaturage ngo abaturage bakirire M23 barabishimiramo hahunze bake abandi barasigaramo ngo basigaremo haza ingabo za South Africa za SADC zikoreye auto blende na helicopter zigera ku 5 niho batangiye kurasa yari ma 11h mu gitondo sa 11h yino muri saa 4 ya saa 5 hari bararasa na helicopter barasha abaturage bariko barasa kubera M23 yahunze irava mu mujyi wa Sake ija ku kasozi kafatana na Sake iracecekaho mucecekaho na kubera abantu ba FARDC ba SADC baje bataje M23 helicopter niho batangiye kurasa barasha abaturage benshi barasha abaturage benshi M23 la prodingera iraja kuka kwa kura kasozi niho iri nubu naho SADC yatinye kuja mu muzi ndani wa Sake kubera bumvise nda response ya M23 barabitinyamo nubu Sake rahagaze uko ariko niko rugamba ruri M23 cyari muri Sake. Abo baturage baraziriki muvandimwe? Abaturage bazize nabo SADC yabarashita byizi ariko irasa amabombe muri Sake bazi ko abaturage bahunze bose Sake irimo M23 gusa batangira kurasamo amabombe besha helicopter na auto blende bazi ko bari kurasa nyene M23 yaceceka tia replying hanyuma barumva ko M23 tari gukora reply baribaza nibiki nuko baje kubitahura ko barashe abaturage nibanga hari kwibanga imaze gusohoka hanze barashe abaturage benshi kugeza ubu ngubu umujyi wa Sake byifashe gute urimo bande? Umujyi wa Sake ni 50% bose nda muntu uri mu indani SADC iri hanze ya mujyi wa Sake M23 nayo iri ku kasozi niko gakomeye karaba Sake yose niyo mpamvu batarinjiramo neza batinya ko M23 yoshobora kuba yatezeho ikaza kubafata amateka cyangwa ikabica niyo bari ruhande gice abandi bari ruhande gice nta numwe urasohoka na numwe urinjiramo nuko bari Bwana Karoti urebye ibirindiro M23 irimo hari umwanya ungana gute kuhava ugera mu mujyi wa Goma? Ibirindiro M23 yarimaze kugeraho hari hasigaye 12 km kugera muri ville ya Goma. Bivuze ngo isayari yose twakumva ngo na Goma yafashwe. Bari kufa batya abayobozi bose bagoma bagiye bari Kishasa abandi bari Bukavu bahunze Goma ba Monisco abandi ba Croix Rouge n'abandi bahunzeyo na hasigaye wa gouverneur umusirikare niwe yasigaye n'abasirikare biko abayobozi bose bari Bukavu ni Kishasa bagiye Goma isigaranye abaturage gusa bakafite abayobozi n'abasirikare gusa. Muri rusange ishusho y'urugamba yifashite muvandimwe? Muri rusange ibyo mbona kuvamo n'abaturage banje bazabamiyeza makuru babahajya hanze muri rusange bibisaba ko M23 irakomeye kandi M23 ikunda abaturage ko bishe abaturage retour ya M23 yagera muri Goma ishobora muri Goma. Urakoze muvandimwe naho ubutaha. Nuko murakoze namwe journalist. Yitwa Karoti ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatugezagaho ishusho rusange uburyo intambara yifashe hariya Isake agace vuga ko M23 yamaze kwigarurira. Ngira ngo rande makuru atugezeho nonaha biravuga ko mbonye post ya Corneille Nangaa uramuzi? Yego mukuru wa AFC numuze bikorwa wa AFC M23 amaze gutangaza ko mu minsi mike iri imbere bari bageze Goma asigaye nyuma yaho bagafata Nord Kivu yose nyuma yaho ngaho bagafata La Grande Orientale ubwo La Grande Orientale ni hehe kubaza muri Kongo cyane ubwo ni Grande Orientale urebye ni muri ya bice byose kubera za Kisangani za Mbujimayi ukagenda za Rumbashi sanugana Kinshasa. Rero Corneille Nangaa yavuze ko nibava ahitwa La Grande Orientale amaguru bazahita bayerekeza i Kinshasa. Tshisekedi bamusange muri inyubako ya president yitwa uki Palais de la Nation. Ngayo nguko rero ayo makuru yatugezeho yihutirwa rero mu byatangajwe na coordinateur wa AFC M23 Corneille Nangaa yavuze ko agiye kwisitwa cyangwa se kwesita cyitwa federalisme muri rusange n'iki Claude urebye federalisme
ni igihugu kiba gifite intara zitandukanye ariko buri ntara yigenga zose hamwe zigakora igihugu. Natanga urugero nk'ubu Nigeria ni igihugu kiri federal, nka Allemagne ni igihugu kiri federal, habaho n'ibindi bihugu wenda ntibuka neza ariko nabyo biri federal. Ntabwo ari ibihugu byinshi kuko ni ibintu bisaba ko abaturage babyumvikanaho, cyane cyane ibihugu binini kandi bifite abaturage bagiye batandukanye. Ni ukuvuga ngo federalisme, nimba iyi ntara iri ahangaha ifite abaturage wenda nka miliyoni 10, ifite umurwa mukuru wayo, ikaba ifite n'ubukungu bwayo, nk'uko byari bisanzwe bajyaga bafata amafaranga wenda bakayavana nko muri Nord Kivu cyangwa muri Kivu zombi bakayatwara Kinshasa. Uno n'ayo mafaranga agomba kuguma muri ya ntara. Kandi noneho n'amategeko bagira parama yabo, bakagira guverinoma yabo, bakaba bafite n'amategeko bagenderaho wenda atahuye n'ayindi ntara baturanye cyangwa indi ntara yindi. Ni ukuvuga ngo bigenga we 100%. Ushobora kuba ko babigenga 100% kuko nta kintu na kimwe guverinoma centrale ibabaza mu buyobozi bagenderaho. Bivuze ngo mu gihe M23 bayigaruriye Kongo nk'uko Colonel Nangaa bitangaje, akestara uburyo bw'ubuyobozi bwa federalisme, ese nkawe nk'umuntu ukurikirana ibijyanye na politike mpuzamahanga, ubona hari icyo bizafasha mu kugabanya izi ntambara twumva umunsi ku wundi muri Kivu ya ruguru no muri Kivu y'amajyepfo ndetse no muri Kongo muri rusange? Nabyo nawe yavugaga, yavuze ko intambara imaze imyaka 30 yarambiranye, ko bagerageje ibishoboka byose kugira ngo intambara ihagarare, ariko bikanga kubera inda z'abantu bamwe na bamwe bibereye Kinshasa badashaka ko n'izo ntambara zirangira kuko zitabageraho, zitica abana babo, zitagera mu buzima bwabo bwa buri munsi. Baba babyumva ngo biri ami 500 km y'aho batuye, bakumva ko ibyo bintu bitanabareba. Ariko umunsi byabaye federalisme, ni ukuvuga ngo ikibazo kibihita kirangirira aho ngaho aho kiri. Kandi noneho twongeye tuvuge no ku bukungu, nk'ubu Nord Kivu yaba na Sud Kivu ni intara zikize pe, ni intara zikize zifite ibintu byose bishoboka. Ariko ugiye kureba kuri infrastructure, ugiye kureba ku ubuzima abaturage babayeho, usanga nta na kimwe. Bamaze imyaka 30 bari mu nkambi, bava bahungira hariya bakongera bakajya hariya, kandi bicaye hejuru ya za coltan, bicaye hejuru ya za zahabu. Noneho bajya bavuga ngo hari na petrol muri iriya park Virunga, hari na petrole. Urabona nk'ari ya Uganda yacukuye petrole hafi y'umupaka wa Kongo, iriya petrole yo irakomeza ikagera muri Kongo. Ariko kubera abaturage abayobozi bahariya ntacyo bibabwiye, nk'ubu Museveni we yaracukuye petrole igiye kuzagenda ajya yicuruza, ariko iyo muri Kongo habe naho bacukuye na hamwe wenda ngo bavuge ngo wenda hari n'igikorwa bahakoze. Kandi bavuga ko Museveni akomeza gucukuriye, niyo muri Kongo izagendera muri urabizi munsi y'ubutaka nta mupaka uhaba. Munsi y'ubutaka ikintu kiri gishobora kuvana no muri 50 km 100 km kikaza hahandi wowe urimo gucukurira. Rero ikintu mbona nibyo koko Colonel Nangaa yabitekereje neza, akwiye kubikora kugira ngo byibuze umutungo w'abaturage bicariye ubagirira akamaro. Niko mbibona. Ikindi wenda tugarutse gato no kuri icyo, Kongo imaze imyaka myinshi mu ntambara. Nuko navuga ko nko kuva uzi ko muri iriya ntambara y'ivanguraamoko y'ironda akarere kuva muri 60 iyo ntambara ari hari 64 gutyo, iyo ntambara ari hari. Ni ukuvuga ngo bamwe mu baturage babuzwa amahoro, bakicwa, sibyo, ntibagira kirebera. Rero mu gihe ubwo buyobozi bwaza bumeze gutyo, wenda buri ntara ikagira umuyobozi wayo, ni ukuvuga ngo habaho kontrole ijyanye n'umutekano. Noneho wa mutekano za ngabo zihari uko zingana n'abaturage baho ngaho bakagerageza kugira gute kurinda umutekano wa community za kuko Kongo nini. Kongo kugira ngo izagira umutekano urambye barebererwa n'ubuyobozi bumwe gusa Kinshasa,
ni ibintu bikomeye cyane kandi ni ibintu n'inzozi bijya gusa naho bitanumvikana ntibyumvikana. igihugu gifite 2 millions de kilomètres carrés kugira ngo umuntu azave atura 1000 kilomètres hano utuye ngo niwe umupolisi waje kukuyobora ngo niwe ngo umusirikare ngo waje ngo kurindira umutekano nta kuzi ntago muvuga ururimi rumwe nta n'ahantu muhuriye uretse wenda kumva ngo mwese muri abakongomani ariko nta hantu mwamuhuriye umuntu mutavuga ururimi rumwe mudafite culture imwe mudafite ikintu na kimwe noneho bamwe namwe mu baturage bakaba barabaye nukuvuga ngo umuntu yabivuga n'iki nuko bakora genocide abantu abatutsi muri Nord Kivu abanyamurenge muri Sud Kivu babashye noneho umuntu abakisha kubera amagambo baba baramushyizemo aho ngaho yongiye kantarangi akaza afite wa mujinya na bwa bugome agashyira mu bikorwa bya bitekerezo bibi bamushyizemo ngiye mbona federalism ishobora kuba ariyo solution. Barakuze cyane kubitekerezo byawe bwana Claude. Andi makuru tugeraho nuko rero ubuyobozi bw'Kinshasa bwashikirije abaturage batuye muri bice M23 yigaruriye guhunga bakabivamo babwira ko M23 ishobora kubagira nabi. Ni mu gihe rero guverinoma yongeye kubwira abari mu bice M23 itari yafata kwirinda kujya mu bice M23 yafashe ko bashobora kugirwa nabi. Kandi ikindi mwakibuka nuko ibi bice by'igaruriro na M23 n'ibitari byafatwa abaturage babayeho kubijyanye n'ubuhahirane. Umuturage utuye Minova hari ibihingwa hinga akabijyana za Goma no mu yindi mijyi itandukanye. N'abaturage ba Goma ituwe na miliyoni zisaga 4. Nabo hari business itandukanye bakora bajya mu gihe cy'ibintu byafashwe na M23. Claude, ibivuze iki kubijyanye n'ubukungu? Ikigaragara cyo guverinoma ya Kinshasa ifite uburyo ishobora kuba byarayinaniye pe birimo birigaragaza none se nko kubwira umuturage uri mu nkambi aho za Ngungu na za Kibumba ukamubwira ngo ntahave ngo cyangwa ngo nakurikire izo ngabo zirimo guhunga umuturage akeneye umutekano kandi noneho M23 yo irimo kumusaba ngo naze ahubwo asubire mu bye aratekaniwe abantu bari rucuru babayeho neza abantu bari bunagana babayeho neza abantu bagumye mu bice bya M23 business zirakomeza yemwe nabo bagaburira iyo Goma wumva M23 irabarika bagatwara ibyo kurya Goma bakajyana ibyo kurya mu mujyi urabona Goma nayo ni umujyi bifite ibicuruzwa byinshi biri manufacture byavuye hanze importe nayo ikabareka bakabazanira ayo masukari iyo myunyu bakabazanira ibindi bintu byose byangombwa ku muturage none se kwishima y'umuturage witwa kurinda uri guverinoma ukamujyana mu bibazo byo kurara mu makambi n'inkambi nazo hari n'igihe bazirasa ibaze ko nk'ubu kare bahoze barasa inkambi ahantu abaturage bari bahungiye hafi ya za Sake ariko kumva ngo mu nkambi haguyemo bombe 2 kugira ngo abaturage basare habe ikintu cya psychose birukanke bega bajye kuvuga muri communauté internationale ko M23 arimo kuzana ibibazo ariko ibyo byose ni politike itazagira igeza Tshisekedi niko mbibona. Ephraim, kuba guverinoma itemerera abaturage gusubira muri ikigaruriro na M23 ngo bakomeze business uko cyangwa ubucuruzi uko byari bisanzwe urabona biri bw'affecting iki ku bukungu muri rusange rw'abatuye kare agace? Sinumvise neza Claude cyo bati guverinoma yasabye ko abaturage birinda gusubira mu bice by'igaruriro n'inyeshyamba n'ingabo ntabwo ari inyeshyamba cyangwa se abarwanyi ba M23 kandi abaturage babayeho kubijyanye n'ubuhahirane. Ibi urabona bivuze ku affecta iki mu bijyanye n'imibereho cyangwa se n'ubukungu? Mu kuri buhari bishobora ku affecta kubera yuko usibye no kuba wenda byagira ingaruka wenda ku bukungu n'abaturage bo ubwabo niba abaturage bavuye mu njyamo zabo bakava aho bari batuye bagahunga uyu mwanya aho hantu akaba yigaruriwe na M23 kandi M23 mu kuri akaba ari ntacyo twari umuturage ahubwo yo ikaba imushakira umutekano ikaba imwiyegereza ikaba imukorera byose kugira ngo abashe kugubwa neza ryamasinzire igiwe ntibisahurwe. Icyo ni ikintu gikomeye cyane mu gihe leta ya Kongo imubwira ati nikomeze ihunge ntasubire kugaruka iwaba akomoka mu kuri urumva ko icyo kintu ari ikintu kitari cyiza ahubwo yakagombye kubwira abaturage mwebwe
nimugende musubire mu byanyu. None se aramubwira ngo ntagaruke iwabo ajye hehe? Hariya ahungiye, hariya yabashe guhungira, niki agiye kuhatora? Ejo bundi nahoze numva umwe mu bayobozi bahagarariye guverinoma muri Kongo, biriya bice bya ni umusenate niba atari umudepite, yari arimo avuga ko nta bushobozi bafite bwo kugaburira ziriya mpunzi ziri kuva mu byabo. None barimo barababuza gusubira mu byabo kandi badashoboye no kubagaburira hariya bagiye. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Yafasha abaturage mu bugwate, yabafashe mu bugwate. Hano hafi ya Goma hari abaturage bari 150, hariya za Minova, uriya mujyi wegereye Minova urimo abaturage bandi bagera nko ku 100 kubabwira ngo abaturage 150 ngahe, abana, abakecuru n'abasaza bangare n'utuntu ku mutwe avuye ngo basubira ahantu habo. Ubwo se si kubafata bugwate? Kubafata bugwate. Ngayo nguko rero ayo niyo makuru twari twabateguriye kuri uyu munsi ku makuru avugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku murongo rugamba ari kubera intambara. Twavuga rero kubijyanye n'ibyabereye Isake kuri uyu munsi. Isake iri mu maboko ya M23. Ubuyobozi bwa M23 buvuga ko mu minsi mikiri imbere y'ubwisange igoma. Babyeze rero buri makuru yose agezweho tubera mu gihe bagezeho ni kuri AM TV show ndetse na Gasabo News 24. Reka mushimire cyane Efrem